turiya dusore twambaye neza we turabireba, turiho twinjira kuri sitade turabireba, kugira ngo dukine n'iriya kipe we turabireba, ese ko dusa nare yawe yaba ariyo turabireba, turabireba, turabireba ni. This is Nepo Sport News on Nepo TV Official. Yes, bibe byiza nanone mwe mukunda ibiganiro binyurano kuri Nepo TV Official. Nizere ko mumeze neza, yaba bari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, ntibagiwe n'umujyi wa Kigali. Nizere ko mwese mumeze neza. Nongeye kuba ikaze, murabyumvise hano ni kuri Nepo TV Official. Murabyumvise kandi tutangiranye n'indirimbo ya equipe ya Rayon Sport. Ikiganiro cyabanje mwabyumvise ko nabagarukiye kuri equipe ya APR Football Club, genda babwira byinshi bivugwamo. Niyo mpamvu kano kanya nje kugira ngo tugenda tureba n'ubundi bikomeje kuvugwa kuri no derby. Ariko gato reka nze nkwinjize neza cyane muri equipe ya Rayon Sport. Niki kiri kuvugwa muri Rayon Sport? Rayon Sport ikoze inama by'igitaraganya, ni inama itunguranye. Iyo nama iri kwiga kubiki, ibyo ngibyo ndaje kugira ngo ngende mbikubwira akantu ku kande. Abasore muri camp kandi baje ko bamburwa telefoni, ndetse nta muntu numwe bateza amatwi uretse umutoza wa Francis Christian ngo biteguye ko batanga ibyishimo. Ikindi kintu uza kumenya mu equipe ya Rayon Sport 11 b'umuriro nabo ndaje mbaguye kuri iyi equipe ya Rayon Sport bazakina ku munsi w'ejo, ndetse na 11 ba equipe ya APR Football Club. Ikindi kintu muri Rayon Sport none aka kanya ubutuvugana, abamwe mu bahoze ari abayobozi ba Rayon Sport bamaze kugenda baganiriza abakinyi, ndetse babizeza prime yo ku rwego hejuru igihe bagenda batsinda uyu mukino. Ni Rayon Sport kandi bamwe mu bashinzwe kwishakira abakinyi bafatanyije n'uwitwa directeur technique wa Rayon Sport Dylan Renard, abangaba nabo bamaze kugenda binjira muri bato kabisa yo kugenda bashaka ukuntu bagenda baganiza bamwe mu basore kugira ngo nyuma y'iyo final peace cup nimara kurangira iki gikombe kimaze gutwarwa bazahite bareba ukuntu bo bashiramwe abandi basore cyangwa se bazanamwe amaraso mashya muri iyi equipe ya Rayon Sport. Ninde mwatakomeje kugarukaho n'umunya Cote d'Ivoire, uwo ninde niwonje kugira ngo nawe ngende mbikubwira neza cyane. Ibyo byose hamwe ndaje tubiramburire hamwe. Reka nyine mbanze mbashyiremo aka karirimbo ka Rayon Sport, hanyuma tugende dutangire neza cyane, tuzamukane n'iyi miriro. Mwabantu mwe cyo ngwisabiye ujya kure, ibuka kureba ko akanze subscribe n'usanga utarayikanzu ikande, ndetse ukande no kuri ukazogera kugira ngo ntihagire ikiganiro kijya kigucika. Ikindi kandi nibonye ikiganiro cyacu ibuka gukora like, comment nayo ni ingenzi, ndetse bibaye byiza kurushaho wana sharing ikiganiro cyacu kikagera ku bandi, ndetse tukagomeza kubana kuri iyi channel ya Nepo TV Official. Reka nze rero dutangire muri ubu buryo, reka tuzamukane n'aka karirimbo muri ubu buryo sasa. Babarira yewe babarira, babarira yewe babarira, ukirare Sport ndabirigo. Yes, murabyumvise neza cyane, ni indirimbo ya Rayon Sport. Nizere ko abakunzi bayo iyi ndirimbo namwe igiye ibakora ku mutima neza cyane. Mbaye ikaze rero, reka nze twinjire neza muri derby kabisa yahumuye. Ni derby ibura amasaha makeya, ni ku munsi w'ejo ku isaha 12, ndetse ni match izabera hariya muri stade Amahoro. Ni match itegerejwe na benshi cyane, ni match ya final peace cup, ni match kabisa Rayon Sport yakaniye mu buryo bwose bushoboka, ndetse n'ikipe ya APR Football Club nayo yakaniye gutsinda uyu mukino. Ndaje ibyo kugira ngo tugenda tubireba. Ni Rayon Sport ifite abasore bayo bose bahari buzuye furu, uretse uwitwa Richard Ndayishimiye waje guhabwa amakarita 3 y'umuhondo atamwemera gukina match. Ni ikipe ya APR Football Club kandi nayo yagaruye abasore bayo bose barahari, yabo bitwa ba Sekiganda Ronald abangabo barahari, ndetse abasore nka ba Seydou Daouda Yusuf abangabo bose bari tayari, ndetse uwitwa Nigel Clement mwaramubonye ko nawe yaragarutse neza. Claude niyo mugabo niwe uvuga ko afite akanoke ariko nawe ni muzima cyane. Uwitwa Kagege kandi nawe barahari, bose bameze neza, na muzamu Adolphe abangabo barahari biteguye gukina iyi match. Ni ikipe ya APR Football Club. Mu kiganiro cyabanje mugende mu kirebe kuri YouTube kiriho, ntabwo ndi bugaruka cyane, ahubwo ubwo ngo mbere uko ninjira muri equipe ya Rayon Sport ndagira ngo nkubwire abakinyi 11 b'ikipe ya APR Football Club b'umutoza Taleb ubu ngubu arimo kugenda agerageza muri pre-match cyangwa se mu bijyanye na n'ibibanziriza umukino cyangwa se imyitozo ibanziriza umukino. Nibyo nje kugira ngo ngende nkubwira. Ni umutoza Taleb uri kugerageza gukoresha witwa Adolphe Hakizimana ari mwizamu, uyu nguyu Hakizimana Adolphe ni uri mwizamu, ndetse muri axe central mo aragerageza witwa Yunusu ndetse n'uwitwa Nigel Clement. Hanyuma Byiringiro Jean Gilbert Kagege uyu nguyu ni warimo gukoresha kuri gatatu nk'ibisanzwe. Hanyuma Claude kapiteni nubwo asa n'ufite akavune, ariko uyu nguyu ashobora kuzakoreshwa cyangwa agakoreshwa witwa Bugingo Hakim, uyu nguyu n'ushobora kuzazifashishwa. Hanyuma hagati mu kibuga yagaruye witwa Ronald Sekiganda
hari amazi iminsi yakina umusore wakuwe muri ino kipe ya polisi, ariko uyu musore yaje kugenda atitwara neza. Uwo ngubwo bamaze kugenda bagarura uwitwa Ronald Sekiganda, ashobora kuzakina hagati mu kibuga n'uwitwa Ruboneka Jean Bosco, nawe umenyereye iyi dabi, n'umwe mu basore bajya bagura ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma kandi akazaba afite uwitwa Seydou Daouda Yusufu, nawe akazaba ari hagati mu kibuga. Hanyuma akazaba afite umwataka witwa William Togimel, uruhande rumwe agakinisha Che Jibril Watara, ndetse urundi agakinisha Kiwanuka Hakim. Abo ngabo nibo mutoza Tarebu arimo kugenda agerageza ngo arebe ko yazagenda yifashisha kuri no mukino. Ngubwo abasore bagiye batandukanye nka ba Mugisha Gilbert Barafinda, nabo nabasore bashobora kubitezwe ko bashobora kuzazana impinduka mu kibuga. Abitwa ba Dennis Omedi, abo ngabo nabo barahari bitezwe kuzagenda bakora izindi mpinduka mu buryo bugiye butandukanye. Ndetse abasore nka ba Mamadusi nabo murabazi ko nabasore nabo bakunda uzonga iyi ekipe ya Rayon Sport. Uwo ngubwo binyerekeze muri ekipe ya Rayon Sport. Icyo navuga ubwo muri APR ni abasore ni ikipe nayo yiteguye, ni ikipe yiteguye guhatana, ariko byinshi bikuri no cyangwa se prediction yanjye nayo ndaje ngende nyibaha neza cyane. Reka twinjire mu Nzove sasa, reka twinjire mu Nzove. Mu Nzove ikikomeje kuvugwa n'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Reka ariho mpera ku buyobozi bwa Rayon Sport, burangajwe imbere n'uwitwa Murenzi Abdara, ndetse na Gakwaya Olivier. Abangaba mu myitozo basuye iyi ekipe, ndetse bari kumwe n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bafasha Rayon Sport kwiba hafi. Uwitwa Jean Baptiste muramuzi, uyu nguyu umwe wabo na Gacinya Chance Denis, uyu nguyu nawe yari mu basuye imyitozo y'iyi ekipe ya Rayon Sport irangiye mu kanya ku isaha y'isa 11. Ni imyitozo imaze kurangira, bagenda baganiriza abasore bagiye batandukanye. Ni Rayon Sport kandi ifite abasore bayo bose ko bakabaye, nta numwe uburamo, n'abasore biteguye bari muri mudu nziza. Wakwibaza uti rero niki kibaye muri iyi myitozo? Nicyo nje kugira ngo nkubwire. Ikibaye nta kindi, ni inama umutoza hari ingingo Francis Christian akirangiza inama. Ni inama irangiye, uwitwa Dylan Lenari ni umuyobozi ushinzwe bya tekinike cyangwa se ni directeur technique. Uyu directeur technique Dylan Lenari, imyitozo ikirangira, uyu nguyu agiye aganiriza bamwe mu bakinyi, ndetse anababwira amagambo yo kubamotiva, ndetse abereka profit cyangwa se inyungu bafite mu kutsi kuba batsinda iyi match, ndetse anabagaragariza ko ari imwe mu nyenyeri zizatuma izabamurikira kuba bakwitwara neza ku ruhando mpuzamahanga. Ibyo agenda agatangaza. Hanyuma witwa Batista nawe afata ijambo, agenda yemurira prime bamwe mu bakinyi bagiye batandukanye. Uyu nguyu aganirije witwa Stumani ku ruhande, amubwira ko gutsinda igitego ndetse azagenda amuha amadolari 200 naramuka atsinze igitego ikipe ya APR Football Club. Undi muyobozi kandi nuwaje kubwira witwa Kwizera Olivier ko naramuka koze clean sheet kuri no mukino, uyu nguyu nawe amwemereye amadolari agera ku 100. Ndetse Kwizera Olivier muri interview yatanze kuri kimwe mu binyamakuru yaje kugenda atangaza ko yiteguye match mu buryo bwose bushoboka, dore ko n'ubushize yari yatangaje ko ikipe ya APR Football Club yari yaje kugenda itabarwa n'umusifuzi Curi, ko ubundi umukino bari bafite uretse penalty yaje gutanga ko umukino bari bafite mu biganza. Akavuga ko rero yiteguye ku buryo aza gukora clean sheet. Ndetse ntarava kuri uyu Kwizera Olivier, mwarabyumvise ko n'umushosoro ushaka kwitwara neza kugira ngo abe yagenda yerekeza mu gihugu cy'abaturanyi hariya mu gihugu cya Tanzania. Ni mu ekipe, ni ikipe ya Azam Football Club, imuporopoza agera ku 2500 by'amadolari, ndetse bakanamuha recruitment igera kuri $50 mu gihe kingana n'imyaka 2. Ibi nabigarutseho mu kiganiro cyabanje nacyo kiriho kuri YouTube, mwagenda mukakireba. Ubwo ngubwo nibyo ngibyo bivugwa kuri uyu witwa Kwizera Olivier. Ahubwo binyerekeze ku basore nanone ni ikipe ya Rayon Sport. Uyu Dylan Lenari kandi uko nababwiye ko ni technical director, uyu nguyu arashaka ko ekipe ya Rayon Sport izasohoka ari ikipe ifite effective yuzuye kandi ihagije ku buryo ishobora guhangana mu mikino ya CAF Confederation Cup. Ni muri urwo rwego rero ni umutoza utangiye kugenda areba bamwe mu highlight y'abakinyi. Ni bamwe mu bakinyi rero atangiye kugenda atekereza kuba yazazana muri ekipe ya Rayon Sport. Bamubwiye witwa Ishimwe Christian mu ikipe ya Polisi, uyu ngo arimo arandiriza
highlight ziwe ngo arebe ko uyu musore yakwerekeza muri ekipe ya Rayon Sport. Undi musore bakomeje kugenda bareba ibya akantu ku kandi ni uwitwa Joseph Saki. Uyu nguyu akina Mediani hariya mu ekipe ya Mukura Victory Sport. Uyu nguyu nawe muramuzi cyane, muramumenyereye. Undi musore ukomeje kuvugwa uwitwa Byishimo Varwa. Uyu nguyu akina mu ekipe ya Bugesera Football Club. Uyu Byishimo Varwa murabizi neza muri match bakinye na Rayon Sport, bamwe mu bakinyi bayizonze ndetse bamwe mu basore bakomeje kugenda bitwara neza ndetse n'ikipe ya APR Football Club. Uyu nguyu yaje kugenda ayizonga. Numwe mu basore rero bavugwa ko bashobora kwinjizwa muri ekipe ya Rayon Sport binyuze mu bantu bashinzwe kurukritira ikipe bafatanyije n'uwitwa Dylan Lenari. Nicyo ngicyo naba ngiye nkubwiye. Ni Rayon Sport kandi vugwaho kuzana umwataka w'umunya Cote d'Ivoire. Uyu mwataka ibye ntibirasobanuka neza, ariko bamwe mu bari gukina shampiyona ya Cote d'Ivoire ubu ngubu aho afite yatsinze ibitego bigera kuri 7 mu mikino ya shampiyona yakinye. Bamwe mu bataka bakomeje kuvuga ko bashobora kuza muri iyi ekipe. Na makuru utakwigera wumva handi uretse ahangaha kuri Nepo TV official. Ubwo rero mbere yuko wenda nzahitana naberekeza muri 11 umutoza Ningo Francis Christian ari guteganya gukoresha, ndongenda kwisabiye nyamuneka ibuka kureba ko kanze subscribe nusanga utarayikanze ukandeho nyamuneka tujye tubana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nyine channel yanyu ni channel izajye bagezaho ibiganiro bya sport ndetse n'amakuru utapfa kumva handi. Reka tumanuke rero na 11 bashobora kuza gukoreshwa kuri no wa gatandatu. Umutoza Ningo Francis Christian ari kugerageza mu myitozo cyangwa se yageragezaga mu myitozo irangiye mu kanya n'uwitwa Kwizera Olivier. Nk'ibisanzwe ni mwizamu, ari uyu nguyu agomba kuba ari mwizamu cyane. Uwitwa Yusu Dianye ndetse na Ramadan Chimanga abangaba bakazaba bakina muri Axe Centrale. Hanyuma ku ruhande rw'uburyo kuri kabiri akazakina uwitwa Nshimimana Kabange, dore ko uwitwa Umukiza Obedi adafite forme kabisa. Uyu nguyu ntabwo ameze neza. Hanyuma gatatu ni bisanzwe aramenyerewe bamwita Ishimwaga Nijuru Eli. Uyu nguyu nawe azaba habaye. Hanyuma hagati mu kibuga ekipe ya Rayon Sport ntifite Richard Ndayishimiye nk'uko nabitangiye mbabwira mu kiganiro. Iyi ekipe irateganya gukoresha abasore batatu. Umusore wakinaga nk'umuwinga ashobora kuzaza kwifashishwa hagati mu kibuga niko bigaragara. N'uwitwa Abedi Bigirimana ushobora kuzaba ari mu kibuga agasubira inyuma kuri gatandatu. Uwitwa Likao Kitoko Pizarro uyu nguyu akazakina 8. Hanyuma 10 akazaba hari mwenyewe Tambwe Gloire Ngongo. Hanyuma abawinga hari Ningo Francis Christian ashobora kuzakoresha n'uwitwa Tony Kitoga. Uyu nguyu akazaba aca ku ruhande rumwe, urundi rugaca uwitwa Aziz Basane Kuranya ndetse na mwenyewe kuri atake yitwa Asumani Ndikumana. Uyu nguyu ngo kuri match y'ejo mu mwitege uyu nguyu igitego aragifite kabisa. Ni Rayon Sport nero nkoze prediction ni Rayon Sport nk'amahirwe yo gutsinda iyi match. Ni Rayon Sport mu mahirwe yo gutsinda iyi match nibura ku kigero cya 70%. Ni Rayon Sport bishoboka duhuje statistics z'umutoza Tarebu tukagenda tureba. Ni umutoza Tarebu byagaragaye ko urwego rw'imitoreze ruri hasi. Hanyuma wareba witwa Christian hari ingingo numwe mu batoza ugiye gukina derby ya kane. Ni derby afitemo cyangwa se kuri Final Peace Cup ni ibikombe bibiri yatwaye. Ni umutoza uzi ko ibikombe bitwarwa bya Peace Cup. Navuga ko n'ubu namuha amahirwe yo kuba yaza kwitwara neza akaba yagenda atwara indi Peace Cup ku nshuro ya gatatu, akaba yagenda bigeraho muri equipe ya Rayon Sport ndetse dore ko yigeze no kubikora muri Rayon Sport aza kugenda atwara Peace Cup. Ikindi kintu dushingiraho tuvuga ko equipe ya Rayon Sport ishobora kuza kwitwara neza kuri no mukino ni Rayon Sport yanganyije na APR Football Club mu mukino wa shampiyona y'ino wabanje, ariko bitavugwaho rumwe kubera ikibazo cy'abasifuzi. Ariko ndetse uyu munsi wenda ngarutse no kubasifuzi ho gato yangana ku musozo, icyo wamenya ni umusifuzi abenshi bemeza ko nawe agira amakanu kubureyo no witwa Risa Patience. Uyu nguyu ni uzasifura uyu mukino, azabafatanyije n'uwitwa Mugabo Eric. Uyu nguyu navugwaho rumwe kuko abenshi bemeza ko abari ku ruhande rw'ikipe ya APR Football Club ndetse umusifuzi nka Kayitare David nawe azaba ari umusifuzi wa kane. Navuga ko n'abasifuzi mpuzamahanga n'abasifuzi bari professional nibaza ko nibigenda neza na mahirwe Rayon Sport nyine 70%. Hanyuma ikipe ya APR Football Club nayo nayiha nka percentage ya 30% uko babatsinda umukino, ndetse ubwo nibyo gutega amaso tukareba. Ikindi kintu gituma dutanga prediction gutya nuko witwa Sumani Ndikumana mu mukino amaze guhura na APR. Uyu nguyu amaze kwitsinda ibitego 2 ndetse uyu nguyu niwe duha amahirwe yo kuba yazagenda yitwara neza kuri uyu mukino nk'umwataka. Nibyo nabangiye nkubwiye, ubwo nibyo gutegeza tukareba. Ndumva nabashimira neza cyane, nababwira nti ndabakunda cyane. Astra Vista.